Iri jambo ryo muri Mika Imana yambwiye ngo nsangiza abantu cyangwa nsangiza abatuye iyi si bose ryangezeho ejo bundi ubwo Imana yamaga nk'iyerekwa rivuga ko abantu bigometse nubwo yahuye n'uburwayi amatungo n'abana bikamushiraho inshuti zikamwihakana ngikirenge cyayo cyakomeje kuwiteka ngo nta nubwo yigeze ateshuka ngagire agayimana nta nubwo yigeze ateshuka ngabe yayituka nta nubwo yigeze ateshuka ngabe yabwira abantu ngo ariko buracya hanyuma rero nitukarire nitukababare kuko hazaza undi munsi uhoraho tugomeze dukurikire Yesu naza azatumurika tumeze nk'izahabu azatumurika twongeye tumeze nk'abantu bashyashya azatumurika dufite undi mubiri. Yes, bakunzi ba Inganzo Media tubanje kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha y'Imana kubadukurikirana. Nkuko mubibona rero hano tuhafite umutumirwa ngewe mwumva ni Mushimiyimana Innocent. Reka duhe umukunzi wacu nk'umutumirwa ikaze ku Inganzo Media. Ni karibu. Mbanje kubasuhuza nshimira n'abadukurikiye. Yesu nashimwe. Amina. Yes, ese mu by'ukuri hari abantu bakubonye hano kuri izi televiziyo zacu bwa mbere baratekereza ese uyu muntu ni muntu ki, ese nk'umukristo utuzaniye iki uyu munsi wa none? Abambonye bwa mbere reka mbanze mbibwira amazina yanjye ni Mukayizera Angelique. Yego. Nsengera mu isoko y'agakiza ku Gisozi. Yego. Kwa Bishop Margarita. Ndi umukozi w'Imana ku ijambo uko Imana inegetse ndaribasangiza n'ibindi bitandukanye. Imana iduha n'umugisha. Aha, reka twinjirira ahangaha rero iyo uvuze ngo uri umukozi w'Imana, uri umukozi w'Imana mu ijambo, uri umuvugabutumwa, uvuze ko n'ibindi Imana igushobeje ubikora. Ese ibindi ujya ukora Imana igushoboza ni nk'ibihe? Ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi, ndi n'umuririmbyi. Byiza cyane. Ubu noneho ugiye kuduhanurira, ugiye kuturirimbira, ugiye kutubwira ijambo. Ese mu by'ukuri uyu munsi ni iki waduteguriye cyangwa se ni iki Imana igutumye ku bwoko bwayo butuye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda? Imana yanumye ku bwoko bwayo ni ibintu bitagombereye imbaraga cyane, ni ukuva mu byaha. Kandi ijambo riratubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yego. Yes, twatangira rero ugatangira niba ari ukutubwiriza ukatubwira n'icyo Imana yagutumye muri aka kanya. Turahera mu gusenga twiragiza Imana kuko dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Mana turagushimiye, tugushimiye neza n'urukundo tugirira, waturinze wabanye natwe mu nzira zose twaciyemo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twongeye guca bugufi nk'abanyabyaha, tubabarira ibyaha n'ibicumuro, inzandiko zose Satani yaturegesha, inzandiko zose zishyizwe mu nyanja yitwa kwibagiranwa. Kimara kutweza no kudutunganya, wururuka uzubane natwe, umunyamakuru nawe ari we nanjye kandi ugiye kubagezaho ijambo naba ari njye, ahubwo imbaraga zawe arizo zidugwiraho cyane kugira ngo umubi Satani atabasha kutuneshereza mu ijambo. Urakoze ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Ngaho tangira rero utubwira ku ijambo, twumve icyo Imana idushakaho muri kino gihe. Tugiye gusoma ijambo dusanga muri Mika ibice 2 umurongo waho wa mbere wonyene. Haratubwira ngo bazabona ishyano abagambirira gukora ibyaha bagakorera ibibi ku mariri yabo, iyo bukeye barabikora kuko bibashobokera amaboko yabo, amen. Iri jambo ryo muri Mika Imana yambwiye ngo nsangiza abantu cyangwa nsangiza abatuye iyi si bose ryangezeho ejo bundi ubwo Imana yamaga nk'iyerekwa rivuga ko abantu bigometse
cyangwa se abantu bari gukora ibyaha bitewe n'ibyo barimo nyine, ugasanga uri gukora ibyaha witwaje ngo urashonje cyangwa witwaje ngo urakomeye. Rero muri Mika hatubwiye ngo bazabona ishyano, ngo bazabona ishyano abagambirira gukora ibyaha, ngo kandi bakabikorera ku mariri yabo. Ngiyo bukeye birabashobokera, barabikora kuko bibashobokeye ngo n'amaboko yabo, ngo ariko ngo kuko bazabona ishyano kandi kuko bazahanwa, wenda niko nabisangiza kugira ngo abantu babyumve, abantu babikorera ku mariri, bakabikorera kubw'agasuzuguro, bakabikorera kubwo kugira ngo abantu babarebe, cyangwa bakabikorera kubwo bakomeye kugira ngo izina ryabo rigomeze ryamamare cyangwa ryaguke. Ngo mwene nk'abo bazabona ishyano, ngo kuko babikorera ku mariri yabo. Rero Uwiteka aya masaha ntago ari gushaka abantu babikorera ku kamenyero, arashaka abaca bugufi bakiyeza, bakabwira Imana ko nta mbaraga z'umutima bafite, Imana ikabaha imbaraga z'umutima. Ikintu kigoye abavugabutumwa bino minsi cyangwa abahanuzi cyangwa abapasiteri, bibwira ko aribo bakomeye, cyangwa bakibwira ngo uko tugerayo cyangwa uko tuvugana n'Imana. Turabanza twihane, nitugera wenda nko ku munyamakuru udafite ijisho ntago ari buducishemo ijisho, ariko rata ibyo babikoze bihishe, ariko Uwiteka yababonye. Igihe kimwe ubwo Yona yatumwaga i Nineve, Imana imutuma ngo nagenda abwire uriya murwa ko habura iminsi 3 karimbuka. Yona yahise yinangira umutima, bisaba yuko agenda agahungira i Tarushishi. Bibiliya itubwira ngo iki? Iratubwira ngo akigera muri ubwo bwato, umuraba n'imiyaga byarabateye, ndetse bibasha kuba ngombwa ko ababurimo bakora ubufindo. Bakoze ubufindo bugwa kuri Yona, barangije baramubaza ngo urinde, arababwira ngo ndi Umuheburayo kazi, ngo nubaha Imana yaremye isi n'ijuru. Bivuga ngo iki? Bivuga ko ari abantu dukora icyaha, ariko kubwo ibintu bituri kubwo Imana iturimo, cyangwa kuko hari icyo twamenye, cyangwa hari Mwuka Wera uturimo, tukemera yuko ibyo bintu bidashobora kugira gute kuduhisha abo turibo. Nago rero ushobora guhisha kuri umukozi w'Imana uri uwa nyawo, nta nubwo ushobora guhisha kuri umuhanuzi, kuko hari ibintu bishobora gupfa ubireba ukumvura bifuhiye ukababara, cyangwa hari n'ibindi bintu Imana ishobora kukugaragariza bikaba ngombwa kugira gute uvuza nk'akazogera kugira ngo abantu bongere bagarukire mu nzira za nyazo. Rero icyo nshaka kubwira abantu, yaba ari abakomeye mu mwuka, yaba ari n'abadakomeye, abakomeye bari kugusha abadakomeye. Tube maso rero, dukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Tube maso, tureberere bagenzi bacu. Tube maso, tureke kwihugiraho cyangwa tureke kwigisha ibitajyanye, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo tugiye kugera mu bihe abantu bazajya bigisha bijyanye n'amarari yabo. Ibi bihe rero nibyo tugezemo, kandi biri gusorera kuri buri mwe. Rero utaba maso nawe aragenda muri abo. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Yes, bakunzi ba Inganzo Media, mwumvishe ijambo ry'Imana mugejweho na Kayiranga, kandi mu by'ukuri iri jambo ni ijambo ryiza cyane rivuga ngo tube maso. Ese wowe ukurikiye iri jambo uri maso mu buhe buryo? Ese wowe wibera maso? Ese igihugu cyawe kibera maso? Ese wowe uri kwibera maso mu buhe buryo? Turagira ngo tukubwire ngo ba maso mu gihe urimo, here kugira ibikugusha. Reka dukomereze mu gitabo cya Yobu, ibice 23 ku murongo waho wa 9 niho turi buhere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yobu ibice 23 guhera ku murongo waho wa 9. Haratubwira ngo mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo nayibona. 10 haravuga ngo ariko izi nzira nyuramo zimara
nizimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. 11 haravuga ngo ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinateshuka. Amen. Yobu hano yarari muri bya bihe bikomeye, ibigeragezo yahuye nabyo tugeze duhereye aho yarwaye cyane akagera aho yabanje gupfusha abana, agapfusha amatungo, ndetse akagera naho Satani amugambira kumuteza indwara kugira ngo ave ku Uwiteka. Ntabwo we yacitse intege nk'uko abantu bo muri no minsi duhura n'akago gatoya cyangwa ikibazo tukabivamo, ahubwo 9 niho yabashe kuvuga ngo mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinaharuzi, ngo yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo nayibona. Iyo mu kuboko kw'ibumoso atayibonye, ngo yamwihishe mu kuboko kw'iburyo, ngaho yayibonye. Ubwo mu kuboko kw'ibumoso yarayishatse arayibura, ariko ageze mu kuboko kw'iburyo arayibona. 10 aravuga ngo ariko inzira nyuramo nimara kugerageza nzavamo meze nk'izahabu. Imana ishimwe. Ngariko inzira nyuramo nimara kungerageza ngo nzavamo meze nk'izahabu. Ngibigeragezo abakristo turi gucamo nitumara kubivamo tuzavamo tumeze nk'abantu bashyashya, twambaye undi mubiri, twambaye gukomera kw'Imana, dufite undi mwuka wera, dufite undi mutima ukomeye. 12 haravuga 11 haravuga ngo ikirenge cyanjye ngo cyashikamye ku ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinateshuka. Ngo ikirenge cyanjye cyashikamye ku ntambwe z'Imana, ngo kandi iyo nzira narayikomeje sinateshuka. Uyu ni Yobu wari uri kuvuga ngo nubwo yahuye n'ibigeragezo, nubwo yahuye n'uburwayi, amatungo n'abana bikamushiraho, inshuti zikamwihakana, ngikirenge cyayo cyakomeje kuwiteka. Ngo nta nubwo yigeze ateshuka ngagire agayimana, nta nubwo yigeze ateshuka ngabe yayituka, nta nubwo yigeze ateshuka ngabe yabwira abantu ngo ntaga Imana ikiriho, ahubwo yagomeje kuvuga ko ikirenge cya Yobu cyashikamye kuwiteka. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyo mbwira abakristo ba muri no minsi cyangwa abavuga butumwa cyangwa baririmbye, natwe tumere nka Yobu nubwo twahura n'amakuba. Hari umuririmbyi nkunda cyane ujya uvuga ngo amakuba n'ibyago ku mukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka we adufasha muri byose. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ayo makuba ku mukiranutsi azamugeraho. Ntabwo uzabura uburwayi uri umukiranutsi, ntabwo hazabura amagambo uri umukiranutsi, nta nubwo hazabaho ibigeragezo ngo wicwe n'inzara kandi uri umukiranutsi. Ariko iyi nzira twatangiye rata tuyikomeze, nicyo nshishikariza n'abakristo ba muri no minsi. Cyo nshaka kubwira abanyarwanda bankurikiye muri abanyarwanda muri rusange badukurikiye n'abari hanze y'u Rwanda, nshaka kubabwira ngo ikirenge gikomeze gishikame kuwiteka, tugomeze turindire. Habakuki niwe wabivuze neza, aravuga ngo nzahagarara ku munara wanjye maze ndindire icyo yambwiye. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Tugomba guhagarara ku munara tukarindira icyo Imana yatubwiye. Nimba Imana arakubwiye ko izakugirira neza, izakugirira neza, ariko se uri kubibagarira gute? Uri kugira urukundo mu gipimo kingana gute? Ese uri guhumuriza mugenzi wawe mu gipimo kingana gute? Ese uri kurwana n'ibigeragezo mu gipimo kingana gute? Tumere nka Habakuki, turindire icyo Imana yatubwiye. Abapasiteri bagomeza ikirenge mu cya Yobu, abaririmbyi tukomeze ikirenge mu cya Yobu, n'abahanuzi bakomeze ikirenge mu cya Yobu, kuko ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo azaduhemba. Izo ngororano z'abihanganye n'ukuri zirahari. Nimba azaduhemba rero, reka gusanga uhagaze neza. Ese nagusanga mu busambanyi urumva azaguhemba? Ese nagusanga mu businzi urumva azaguhemba? Ese nagusanga mu magambo urumva azaguhemba? Ese mu pasiteri muvuga butumwa nagusanga uri guhirika mugenzi wawe urumva
azaguhemba. Tubihagararemo neza dufite urukundo, dufite umutima ukomeye kugira ngo Yesu azaduhembe. Umuririmbyi yayuzuye Mwuka Wera araririmba aravuga ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro rikabatinyura. Iryo zina rya Yesu rifite mu mutima uravuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndira amahoro, ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, nzi ko Yesu amfashe ukuboko, nzi ko ndira amahoro. Mfite inzara, nzi ko Yesu amfashe akaboko, nzi ko ndira amahoro. Ibigeragezo byambayeho byinshi, nzi ko Yesu amfashe ukuboko, nzi ko ndira amahoro. Muririmbyi wa 345 aravuga ngo murinzi we menyesha igihe, iri joro ririjimye cyane ariko buracya hanyuma. Rero nitukarire nitukababare kuko hazaza undi munsi uhoraho. Tugomeze dukurikire Yesu. Yesu naza azatumurika tumeze nk'izahabu, azatumurika twongeye tumeze nk'abantu bashyashya, azatumurika dufite undi mubiri. Mana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Tugomeze dusenge tubikunze, kubaha Uwiteka nibwo bwenge nicyo nababwira. Tuve mu byo twibwira, tureke kwigisha ibijyanye n'amarari yacu, tureke kumva yuko nimba tugezeyo tugomba gusuzugura Imana. Nta muntu utari wageraho Satani atabasha kurasa umwambi. Shobora kuba umupasiteri wakihenura akanya gati ipantaro ukayimanura, icyo gihe rero Satani aba yakurasha umwambi, ahubwo saba imbaraga z'umutima. Shobora kuba uri umuririmbyi uririmba ijwi ryiza, uri umukobwa usokoza, ariko byagera imbere yaje ukayizamura kuko Satani yakurashije umwambi. Ariko iyo ugomeje kubwira Imana Imana ndabizi ko muri urugendo mfite imbaraga nkeya, ariko nubwo mfite imbaraga nkeya ndindira muri ibi bintu nere gukukoza isoni kuko nzi kuri Imana idakiranirwa ngo wibagirwe imirimo. Imana yacu ntago igikiranirwa, Imana yacu nta nubwo igirobanura ku butone. Imana yacu ko yari iriho kera na nubu ni kwikiri. Mwitangiriro ijambo riratubwira ngo iyi si yari iriho ubusabusa ariko Uwiteka arangije abihishusho. Imana iha abarokore bino minsi ishusho ry'agakiza kabo, kandi Imana y'amahoro iha abaririmbyi ishusho, iha abapasiteri amashusho, iha abavuga butumwa amashusho. Abantu twabuje ishusho yuko turi abarokore. Buri wese ari kuvuga ko ari umurokore ariko mu mutima ameze nk'isega iryana, ameze nka bya bindi biri mu byahishuwe ibice 3 bivuga ngo tumeze nk'intumbi. Iyi Mana rero nimba iri kukureba uri umurokore ikakubona kumeze nk'intumbi, nta hantu uri kujya, ahubwo tumere nk'ababandi bameze bari mu byahishuwe batanduje imyenda y'abisa Rudi. Imana izamurika imbere ya data n'imbere y'abamarayika be. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Yes, bakunzi ba Inganzo Media, ndatekereza buri wese afashijwe, kandi mu by'ukuri Mukayiranga ari mu mavuta, ari mu mavuta. Buri muntu wese umukurikiranye nizere yuko urimo urafashwa. Imana iguhe umugisha rwose, kandi gukomereze ikongerera imbaraga, iguha amavuta rwose. Ibyifuzo byawe nawe igireba uko ibigenza. Amen. Kuko hari abantu benshi bafite imbaraga nkeya, basenga bitwaje icyo bari cyo, ariko badasenga ngo bavuge ngo reka duhamye Imana, ahubwo bagasenga bashingiye kuri bya bindi bafite, bashingiye ku mafaranga bafite, bashingiye ku mitungo, bashingiye ku mitungo bafite, mbega batavuga ngo reka dusenga duhamye. Ariko kuri iyi nshuro ndatekereza iri jambo duhaye utugaburiye rwose, nta muntu urabasha kumva iki kiganiro uwo ari we wese hari aho riramukora. Yego. Hanyuma rero batangiye utwibwira, ariko harimo abatakumvise neza. Wakongera ukabibwira, ukababwira naho utuye naho usengera, hanyuma tukaza gusoza ikiganiro. Mazina ni Mukayizera Angelique, nuye hano Kimironko Nyagatovu, sengera ku Gisozi. Yego. Isoko y'agakiza. Hanyuma ese nk'umuntu wamaze kukubona akumva aragukunze, akumva akeneye ko muzasengana, ese yakubona gute? Yambona kuri nimero ya 079 80 12 yego 57 3. Yego. Ese usengera abantu kuri telefone cyangwa se ubaha rendezvous bakaza ukabasengera?
ubundi ubigenza gute? iyo ari ikibazo kiri garave byihutirwa kuri telefone ndamusengera, ariko ubundi hari igihe haza mwe mu rugo nkagenda musengera ku cyifuzo afite. Hanyuma reka tubwire abantu bifuza ko wabasengera, bazaguhamagare kuri iyo nimero utanze, hanyuma kandi tubasezeraho abarwayi mukomeze kwihangana, ndetse n'abandi mufite ibibazo bitandukanye mwihangane, kandi umukozi w'Imana yabahaye nimero ziwe, abazabishaka muzamuhamagare, kandi mujye mudukurikirana tubibutsa gukora subscribe ndetse na share kuri ibi biganiro byacu. Nakagaruka, ciao ciao.